niho studio nisuri kunziza iki ibintu byose ubonye ahangaha ibigize ikintu cyose ubonye nisi ukamfata gutya ikintu banza umva ikintu kuko uve hano buri kintu cyose ukibagiwe bitabaye ibyo asaya to God ubuzima bwawe urabubura Shiva waje hano ryari ase wambwiye ko wanyubaye koherereje no muje si yabyemeye mani utankinisha nyine wenda umva Ekazi hani wacu muri biremera electronic repair hani wacu tugwa serivisi zitandukanye aho tugukorera telefoni zaba izamenetse zaba iz'amatushe ndetse na smartphone telefone zidacaginga telefone zifite ibibazo byo kudahamagarwa cyangwa guhamagara telefone zaguye mu mazi turagufasha tubakira WhatsApp muri telefone zanyu ndetse n'andi application atandukanye tubafasha kubafungurira email afite amapasi yagize ibibazo amakete ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye ni mutugane hani wacu muri biremera electronic repair bese ugeze hani wacu igikoresho cyo cyose cya niko batuzaniye kirakira ngo ni mutuganire imiryango irafunguye biremera electronic repair ibyo dukoze byose biremera Niko sera uri kumwita ezo iteze mwana ni sawa uri muri amwita ushaka gukura muri birese reka ngiye byo simbikene nise kuva ryari umwita vuba no simbwiye mani ibyo ushaka niba bebese ikintu ndi kwibaza usanzwe umwita nasundi nka uri kumbaza iki mani niba utarishaka uri kumbaza iki akirezo niba kujya kukureka naga ibintu nabyiha kugira ute kujya kukureka kuri master kuri kunywa itabi master icyo nibi cyako nawe ukazajya ugabanya ubwo bugambo mani itabi mani reka kumubitubye nta nubwo utekereza ejo hazaza hawe mani ukuntu hazaba hameze uri kunywa itabi ejo hazaza ibyo buvuga nibi kimwana byo wajya ubega ese ibyo bya master none utangiye kuzana n'ibiki umuntu nkaho nganuko uzi ko uri kwiyicira ubuzima uzapfa kangahe numva se uvuga nk'umuntu wihebye wagira ngo sinzi ukuntu uba umeze wowe ibyo byo kumera nibi kimwana byo urukundo ntabwo mbisobanukiwe mwana subwo wajugunye ibyo bintu ubu urimo urashya waruki ntabwo uzi ko uri kwica ubuzima bwawe sheri uri kuvuga sinzi ibyari byo zara hano ngo ufashe icyo gitabo ushaka gukuramo ingahe oya nshaka kukijugunya urara mu kunjugunye boro turabipfa turepfa se gute nisi icyo kintu wakijugunya umuntu ungana nawe mwitabi waringuriye ejo ngiye kujya gukorega kuri master ibintu bibiri kuri nde kuri master kuri kunywa itabi ibintu uri kuvuga undi wabitekerejeho ndatabitekerezo umuntu ungana nawe mwita ubusobanuro ubu abandi bose bazakubona yagenda ntari bigenda gendanye aziye kubivuga cyangwa se umva nkubwire umva ariko nkubwire iki nisuri kunziza iki byose ubonye ahangaha ibigize ikintu cyose ubonye nisi ukamfata gutya ikintu banza umva ikintu kuko uve hano buri kintu cyose ukibagiwe bitabaye ibyo asaya to God ubuzima bwawe urabubura kubera ndabubura se kuko habaye iki icyo nkubwiye se uri kucyumva kuko habaye iki hari icyo nakubwiye se haragira ikintu kizamenyekana ku byo ubonye hanyuma kumfata gutyo ukumva yuko aribwo nabiceceka ufiteka ko ari ubwoba ngiye ngufitiye kumfata gutyo urumva aribwo ndi bubyibagirwe nkabiceceka mandeka kubona umuriro myotsi
icyo nkubwiye cyo ni icyo ngicyo harajya ibintu byose uvangaho byibagiwe nyine ndekura nese kumfata gutyo urumva ari byo biratuma mbireka ibyo nkubwiye se wabyumvishe se kubyumva nabyumvisha ariko kubivuga nabivuga kumfata gutyo haragira na kimwe kimenyekana ibyo uvangaho byibagiwe buri kintu cyose ubonye ndabivuga ubundi nka wundi ibyo nkubwiye byo ndabikubwiye haragira ikintu na kimwe uvuga reka kumvuna nyine simbikubwiye sinjye uraramuka ukivuze do njye nawe ireka kuntu umuriro wamyotse umwe arapfa kuko yabivuze ngagenda kwanza genda Shiva waje hano ryari? Nese ubwo wari uri mu bicyo wari uri gutekereza iki tubizanyije ukuri? Nari ndi gutekereza Chris. Nari gutekereza Chris. Nanda mu gutekereza urishije. Oya. Sha nabonaga nyine wagira ngo uri mu nzozi kure handi mu birwa bya Murisi uri mu swimming rwose. Mu nyanja za Pacifique n'amazi rwose ubu ngubu reka ahubwo mbanze fata ibyiciro mbe nkureba neza mu maso ngo se kagire inkuru batekerezaga ngo mu biki. Jemine natekerezaga gift tuzaha Chris. Gift akoreka ngo baze wenda akantu gato kugira ngo dukomeze. Iyo wirebye ubona urukundo rutagiye kuzagusaza mwana. Nanjye ndi kubona habura gato ngo noragura amashari. Ariko ngiye nzakujya inyuma kugeza winjiye indera. Uri ikigome. Ariko none se ubu nzagufashe muri byose igihe cyo gusara nikigera ngo utenguhe nzaguherekeza rwose. Oya nibyo. None se gift se warayibonye cyangwa uraho uri gusetsa imikara? Nyine numvaga twazamuha gift y'ururabo se aba nziza cyane. Ubwoko kerega n'ujya uvuga n'ururabo buri indabo z'amoko menshi. Hari ururabo bita ururabo rwa roza. Urwo ntabwo ujya urwumva. Urani no haturutse irango ya Jacques na Rose. Ibintu nyine by'abakundanye. Ubwo se twamugwa nyine rwa Jacques na Rose. Kandi dushaka kwandika amateka ya Chris na Hadija. Wenyine ubwo twaga haryo ubwo Chris nta rurabo rurimo Kiri hakabamo na Ja. Ni Berige. Ejye umbwira ku buryo nyine ko narwo ni bukara. Ahubwo nta n'urwo wigeze umenya ko nyine
mani ntukanseke njye mba nshaka ko tuzakira nyine izi nkuru z'abakundanye tuzisibe dushyireho nyine iby'abana bazadukomokaho bazajya biga kandi ndi umuterankunga mukuru wabyo icyo kintu uracyumva ute Ndi neza. gusa ariko sinakurogoya niba gift y'ururabo ariyo wategereje wanatekereje sibyo Waruyirashe ariko. njyewe nkubita mu cyiciraga nayirasa se nkayihusha so wagira warumuhereza noneho Chris buriya ni umuntu apo gira gutya namuha ivaze yarwo sha Oya. bikahita bihuriramo ubwo Kari byo. wamuraba nkamuhereza ivaze ibindi byo baravuga ngo uretse mubwire abisilamu bavuga ngo arihamudurirahi ntabwo bisobanuye iki arihamudurirahi Alhamdulillah. wahamuduni Imana ikahita ibihana umugisha Kuzishiva wagire koko mane. oya mani tuba tugomba uri umuntu nyine wanyu mama ugomba kumwakirana ibyishimo nyine niyo mpamvu utwo tumanyeri twose umuntu adurekesheje gift shumi yanjye do ziba zigenda gutya side zose gukubita yewe undi njye bazangaye ikindi bro Ego broski. kumanya ijya ugaragaza ibyishimo Mani mba nishimye ariko. icyo ni ubundi Chris njye wenda urabizi se nyandi pana njye nibaza buriya n'ukuntu cyangwa nyine ubasereye gutyo turi kumwe cyo ugerageza Oya mani. reba hano woroshyemo n'agasura we ku buryo nyine na Chris azaza agasanga isura yarakobanye Ikobanishwa n'igitsuko. umaze iminsi wararakaye nyine wenda gusa ariko nyine ndumva icy'ingenzi reka no kukugira inama icy'ingenzi cyumvikanye sibyo baga ibindi Imana iduhana umugisha rero ongera utega agatwe gutya usubire mu ntekerezo zawe ngerekane igende Oya reka zo tujyane karate. muvandimwe kumona ibyo byagenze biti niba ari ukubera kutamara iminsi muri iki kigo ndabona ibintu byarahindutse ese bigenze bite kubona umuntu w'umugabo wihebye gutyo yabyara ibyo ngibyo ariko uzira umubyeyi akoretse ku kigo aguheza ibintu byose wabyuye umunsi umwe byose ntukoze ubusamani byose guhera kuri mari kugera ku gikombe kugera kuri brosada na boxa nayo barayijyana ngiye ndinjiye nsanga byose basize hejuru bashukanye ngo bajyanye ubu tuvugana ibintu nsiganye gusa yo none se ko nanjye ndisakire go ndagufasha iki musore wanjye sugwa buri cyo mfasha kereka kuvugiriza induru gusa kereka kuvugiriza induru animateri n'abandi bose bakumva nyine ko wahiye nese ubundi wari wabisigiye utetse kubeshya ubu ngubu wari bifite ahangaha oya wenda ntabwo mbifite hari ukuntu nyine uba wabyandaritse nk'ubu gusiga amahari yawe ifunguye gusa ibintu nk'ibyo ngibyo gusa umuntu waje muri doro agaterura amahari iriho ingufuri box everything akajyana ni ibintu ntari kumvisha pe sinzi ngo umuntu wabikwibye ariko wenda hari icyo mupfuze uze gusa ezite se mwana mujeni se ko mbona kayimeze mujeni ngo bamwibye ariko iseka ntabwo bisekeje bamwibye bikize rero bagiye ariko nakwibwiriye kwanza meze bite mwana sugwa bakambajije ngo meze bite ngabura kumbwira kandi nakwereka ibintu bizima twahita dukora nari boro zawe bagutwaye zikagaruka jewe nagiye muri doro ukumva aho turara nsanga byose babitwaye ubu tuvwansigaye imyenda gusa nta kindi mfite n'inkweto na box yose babitwaye ufite n'igiceri nkwereka ukuntu tubigarura se nakwereka uburyo tubibona ibintu byawe direct akoze kuri rasta wamennye mu munyu
tukagira ndikumva mutari ni kubyumva umusaza. ni wowe n'ufitemo nibura nk'ibihumbi 7 uze kundeba mwe ukuntu tubikora fazi umva ariko afise ubwoko buriya hano ku kigo turavandimwe tugarana ariko twumvikane neza Umva ukuntu imeze. ureka ibintu byo wenda ntabwo wenda 3 nibyo mfite nabyo byari iby'amata banyohereje nari 3 nyine ubigwere ayo mata nose nyine ko ni make yo ngo mwana reka nikomereze si wajya ubarasta ubundi wowe se ngiye se mufashije nyine se nkwetse uburyo ukubona ndagufasha n'ibisatsi bimeze nk'ibidirede by'abamarira Samu uriza 1000 noneho ibintu babyemera bene ngweno tuvugane nabi urayafite rame singuze 1000 nta kibazo buriya ubwo ibintu byawe ni babu wabitwaye ni babu uberetse ariko kugenda ngaho gira gutya ni babu none njanje nose se nabikubwiye ngashyira hano ibyo twumvikanye hano amafaranga mfite ngo iki amafaranga mfite maze ibyo bintu ntabwo wabimbwira abantu bose twatwumvikanye ngo iki mwana njye utanyinisha icyo ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva se nose kuri kugenda mani garuka ariko nzayaguha ariko kumanza uzayama ryarize nkurikirane ukurikirana iki se gira mani zamura mani ese wambwiye ko wanyu bayakoherereje n'uwo mujene si yabyemeye mani utanyinisha nyine wenda umva